munyemerere dukoma amashyi tuvuze impundu twakira umukozi w'Imana aze atuyobore muri iyi gahunda. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Katwicare mu kubaho kw'Imana. Ijambere ndashimira umushumba yatekereje ko naza gusangira namwe uyu mugoroba w'abashakanye. Mu ntiza amashitu yamuhe. Hanyuma tugiye kuganira ku kubaka urugo cyangwa se amabanga yatuma tugira urugo cyangwa se twubaka urugo rwiza. Reka dusome Zaburi 127 umurongo wa mbere. Zaburi 127 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu umurinzi abera amaso ubusa. Hanyuma reka nsome na Luka 14 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Haravuga ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabari umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza, kugira ngo ahari ataba amaze gushiraho urufatiro akananirirwa aho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Amen. Igisobanuro cy'urugo cyangwa se umuryango ni ahantu hahurira papa na mama n'abana n'abandi baba mu rugo iwanyu kandi bakaba hamwe nk'uko Imana yabiteganyije. Kubera iki ntangire kuri iki gisobanuro? Nuko n'abatinganyi basigaye biyita umuryango. Kuri ngewe rero umuryango n'ugizwe na papa na mama n'abana, ko bamaze kubabona abakibategereje namwe Imana izababaha. Hanyuma n'abandi bagize umuryango, ariko abatinganye ntabwo ari umuryango. Hanyuma Imana niyo yatangije umuryango wa mbere muri Edeni. Ibyo nibaza ko tubyemeranywaho namwe mwese. Hariko hari ikintu yaduhishe. Igishushanyo mbonera cy'umuryango yarakigumanye, ntabwo yakiduhaye. Hanyuma uburyo yapanze umuryango, hari Imana, hari Yesu, hagakurikiraho papa, hagakurikiraho mama, hagakurikiraho abana n'abandi. Iyo yerashi nta kintu wakora ngo ubihindure, niko Bibiliya ivuga. Impamvu nabyo mbigaruye ni kubera iki? Ni kubera ko ibihugu bimwe biriho biragwana n'iki cyanditswe, ku buryo umuryango wabo uburyo upanze, habanza mama, hagakurikira umwana, hagakurikira imbwa n'ipusi, umugabo akaza nyuma. Aho niho iterambere rigeze. Kimwe mu bintu biteye isi akaga ni umugabo yavuye mu mwanya we, kubera ko nta kintu wakora ngo ubihindure. Hanyuma abagabo bari hano, hirya yuko turi abagabo hari undi mugabo yitwa Yesu. Iyo usabana n'Imana, usabana na Yesu, aguha ibyo usangiza abari munsi yawe. Ariko iyo udaherukana na Yesu, ukajya wumva ibintu byose bigarukira kuri wewe, abari hasi uhita ubasangiza ibikomere n'ubwenge n'ubucakura n'ibindi byose bidashobora gukiza umuntu ngo abe muzima. Yaba umugabo cyangwa se yaba umugore, Imana idusaba gukunda nk'uko Kristo yakunze itorero, kuganduka nk'uko tugandukira Kristo. Yaba umugabo cyangwa se umugore, twese tugomba kureba kuri Kristo. Hanyuma iyo tuvuze kubakana, bisaba kubakana mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Abantu benshi bubaka mu mubiri gusa.
baryamana bakabyara bakubaka amazu n'ibindi, ariko hakaba ari ibice birengagiza, kandi ibyo bice nibyo bisenya iyo bititaweho neza. Nanone umbajije igisobanuro cy'urugo mu ijambo rimwe, nakubwira ngo umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Ikibazo tugira mu ngo ni abantu bajya kubaka bubatse nabi. Ntawe utangije atahawe, ntagira uzakubesha. Niba utubatse, hano harimo abajene, Imana ishimwe, hari igihe umusore yicara ahaza ubugari agahita avuga ngo hajya ngo ninde mukobwa nakwemera, ahubwo ukwiye kwibaza ngo nkurikije ukuntu nubatse nabi ninde yanyemera. Aho kugira ngo wicare uvuga ngo ariko ngo hajya ngo ninde muhungu nzemera, ahubwo ninde muhungu yakwemera umugore umeze nkawe. Iyo utekereza gutyo biguha kwiyubaka muri bya bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ntabwo wamara umwanya kuri TikTok, WhatsApp n'ibindi ureba ibintu bitagufitiye umumaro, mu gihe wakagombye kuba uri busy urimo kwiga ni gute bateka, ni gute bafata umwana w'imfura. Hajya umugabo w'umunyarwanda bamufata bate? Umugore w'umunyarwandakazi ni gute umuntu yubakana nawe? Iyo wiyubaka muri ibyo bice byose bigufasha kuzajya mu rugo wubatse neza. Ariko iyo utiyubaka ujya mu rugo uri empty, ugahora n'undi muntu nawe ari empty. Cyakora ukaba wararebye filime z'impindi ukaba uzi ko urugo ari ugukina igihindi. Wapi? Ni ugushyira ibirenge ku butaka ukubaka. Umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Hanyuma nkurikije ijambo twasomye muri Zaburi 127 twasanze ifatiro bubakiraho ari ebyiri: ni ukubakira ku Uwiteka cyangwa ahandi. Urugo rwubakiye ku Uwiteka ntabwo bivuze ko rudaca mu bibazo, ahubwo fondasiyo cyangwa se aho rwubakiye haruhesha kutasenyuka. Hanyuma muribuka inzu Yesu yavuze yubatse ku rutare n'indi yubatse ku musenyi. Izi nzu zose zarasaga. Umu-enjeniyeri yaje kugerageza uburyo amazu yubatse, yari imvura yitabaje imivu n'ibiti n'ibindi byose byikubita ku nzu yo ku rutare, bisanga ntibishoboka kwigwa. Ariko biguye ku nzu yo ku musenyi, kugwa kwayo kwabaye kunini. Ibibazo byo mu ngo muri Amerika n'i Burayi na Aziya no mu Rwanda hose birasa. Hanyuma Yesu ntiyigeze aduha garanti ko tutazabinyuramo, ahubwo adusaba kuba twubakiye ku rufatiro ruzima. Nibyo bizadufasha kudasenyuka. Ingo nyinshi ntabwo zubatse neza, ndabizi neza. Ibyo mvuga ndabizi neza, ntabwo zubatse neza. Bamwe babanye nk'abaturanyi badafite icyo bapfa. Ni bamwe nuko babanye mu rugo, bavuga tumva nta kundi. Abandi nabo babanye kubw'inyungu. Hari imitungo bagezeho, baranabyaranye, gutandukana n'igisebo, bakabana gutyo tu. Hari abandi nabo babanye nka Korea y'Epfo n'iya ruguru, nta kundi, nubwo buzima bibereyeho. Hanyuma abake muri bo nibo bubakanye neza. Biteye isoni, ni ikimwaro kuba hasenyuka ingo zo hanze n'izo mu nzu y'Imana zigasenyuka. Iyo haba hasenyuka izo hanze gusa byari kuba byumvikana, ariko n'iza bene data nazo ntabwo zimeze neza. Nagira ngo mbabwire ko urugo rero ari umugambi w'Imana, ariko urugo rwakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ubwo harimo abajene, reka mbigarukeho gato. Urugo rwakirwa mu gice cy'umwuka. Ni ukwibaza ngo uyu muntu tugiye kubana, impamvu ngaruye ibi ni uko nzi ko abenshi nta fiyansaye bakora. Ndavuga muri bene data, nta fiyansaye bakora, bakora ikinyoma gusa kijya gusa na fiyansaye. Fiyansaye nyine igomba kubahiriza ibi bice bitatu. Uyu muntu tugiye kubana yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Murebe hano amasaha yagiye, dukomeze ntabwo ndi buhagarike. Uyu muntu tugiye kubana yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Icyo ni kimwe. Icyo ni mu gice cy'umwuka. Hanyuma akundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Icya gatatu, yubatse ubusabane bwe n'Imana. Abundi reka nkubaza, umuntu yananiye Yesu uzamushoboza iki? Umuntu yananiye Yesu uzamushobora? Hanyuma ikindi, uyu muntu ni Imana iduhuje koko?
hari ingo nyinshi rwose tuvuga ngo zasenyutse zitarigeze zibaho mu isi y'umwuka habe n'umunsi umwe.